mwaramutse neza umeze neza mwiriwe bitewe n'ahantu uri umugoroba mwiza ndabasuhuje nitwa Clarissa nk'ibisanzwe userangize ngo guys welcome to my YouTube channel. Okay guys, welcome again to my YouTube channel, welcome back to my YouTube channel. Mbahaye ikaze mwese, ariko mbere yuko ngira ikindi kintu mvuga reka nshimire buri muntu wese wamaje gukora subscribe kuri channel yanjye, umuntu wese udahwema kuma comment ambwira ibiganiro dukurikizaho. Hanyuma rero munyihanganire uyu munsi ngiye kuvuga ku bintu bisanzwe cyane, kamvuge kuri life isanzwe duhura nayo buri munsi, ariko nanone ngire ikintu nisabira abadamu, abakobwa, abasore, abahungu, urubyiruko, abantu bose bakiri batoya. Umaze iminsi ubona abantu ukuntu basigaye biheba cyane, kumva umuntu yarwaye depression ngo kubera ngo yakunze umuntu ngo aramwanga, hari nabiyahura. Undi nawe ngo nashatse umugabo ngo ari umwana mwiza ngo ngeze mu rugo ngo yarahindutse. Undi nawe ngo umugore wanjye ngo yari muzima tukibana ngo ariko ngo byarahindutse. Undi nawe ngo nari umukire ngo nshaka ngo ariko ngo nakennye ngo none umugore yaranyanze. Ibyo byose uvuga sometimes biba ari byo pe, simbihakanye, ariko reka mbwira ikintu kimwe birengagiza. Uko kuntu barahuye n'uwo muntu mukabana mugakundana muziranye, ariko burya ntago muziranye byanyabyo. Umuntu wese umumenya ari uko mwabanye kandi mukabana igihe kinini. Ku bagore n'abagabo, iyo utarabyara umwana, iyo mutarabyara mukibana abiri ibyishimo biryoshye, mugomba gusohoka mukaganira mukarata ko mukundana muriho mubayeho neza. Iyo mwamaje kubyara umwana wa mbere aba ari igihe cyo kurata ko Imana yabahaye umugisha, kuko biravuga ngo umwana n'umwambi uturuka ku Uwiteka, ni umugisha Imana itanga nyuma yo kuba warahuye n'umuntu mukabana mugakundana. Ariko reka umbwire, iyo umaje kubyara umwana wa kabiri, wa undi wa mbere warabyaye abageze igihe cyo gutangira ishuri, ntago mukiri mu miteto yo gusohoka amafaranga mwagasohokeye, akenshi uri kuyabarira school fees, uri kuyabarira ibiki. Hanyuma iyo hagiyeho n'umwana wa gatatu biba bibaye insazi, ari umugore yibagirwa umugore, ari umugore yibagirwa umugabo, ari umugabo yibagirwa umugore, kubera ko mwamaje gufata izindi nshingano. Ariko reka mbabwire inama, ari nayo mpamvu yatumye mvuga ngo kanisha imbere ya kamera yanjye mvuge mbwira abanyarwanda, aba diaspora, umuntu wese umvi ururimi rw'ikinyarwanda mubwire, ntabwo umuntu ushatse iyo umukunze kuruta uko wikunda ni ikibazo gikomeye cyane. Ibintu byose uzakora uko kuntu ukura ukabreminga abantu, njya mbona ari abana babreminga ababyeyi ngo nagwa nyitayeho, ngo nagwa nkunze. Apfa kuba yaragushyize ku isi, akakwambika pampa, akakonsa, papa nawe akakwishyura minerval uko ashobojwe, cyane ntanayishyura ariko akemera kugushyira ku isi. Especially kuba mama bwo iyo atakuyemo inda yawe, ni ukuri ubukwiye kumwubaha, ubukwiye guhita umenya ko nyine yagushyize ku isi, ugomba gutangira inzira yo kwikunda no kurwana intambara yuko wabaho neza. Niba ari life iwanyu itameze neza, ugahindura amateka y'ubuzima mubayemo. Rero muri ubu buzima bubaho, ikunde, wongere wikunde. Niyo message yonyine mfite abanyarwanda uyu munsi, nta bintu byinshi sindi bunakore n'igihe kinini rwose, sindenze iminota nk'iga 5 cyangwa 10. Wowe niba byakunaniye kwikunda, ukumva ko umwenda mwiza ndawugura sheri wanjye, urukweto rwiza, isakoshi nziza, ibiryo byiza, abamama muri mu ngo zanyu mwubatse, bikakunanira gufata ubwanyu uri mu rugo wenyine ngo witekere iyo samake nziza, witekere iyo nyama nziza ikaranga uko byumva, ngo utegereje ko abashyitsi bazaza mu rugo akabari guteka neza. Abana bawe bakabaho bifuza agasarade mu rugo ka macedwane, bifuza guteka kuba barya inyama iri mu mavuta, isamake nziza yokeje. Wowe ukazategereza ko abashyitsi bazaza ukabona gukora ibyo bintu byiza, ukabiha abantu batakwitayeho cyangwa se banakwitayeho. Birashoboka, ariko mbere na mbere yo gutekereza kugirira neza umuntu, banza wigirire neza ko umuntu wese atanga icyo afite. Iyo wikunda, iyo wibwira amagambo meza, iyo wiganiriza,
usohora amagambo meza n'abantu bakuri hafi bumva umwuka mwiza ukubamo kuko nyine urikunda ufata igihe cyo kwiyitaho no kwitekerezaho urigaburira uriyambika niho hahandi rero uzasanga niba utikunda uzakura utavuga udafite target yo kuvuga ngo niteze imbere kuko iyo umuntu afite target yo kwiteza imbere iyo atangiye ishuri agomba kwiga neza agatsinda neza akabona amanota meza bikamuhesha andi mahirwe yo kujya muri kaminuza nayo akiga neza bikamuhesha n'amahirwe yo kubona akazi cyangwa se yo gushaka n'utundi dushya yakora tumwinjiriza amafaranga iyo rero utagize iyo time yo kwikunda ukiri mutoya ukiri urubyiruko ugakora ikosa ryo gushaka undi uhengekeraho urukundo rwawe bavuga ngo kankunda uriya nanjye arankunda burya nta muntu ugukunda kuruta uko yikunda ntibazakubeshye n'ikimenyimenyi nunakora accident uzababara wenyine nunijomba agashinge cyangwa ugasitara uzababara wenyine na mama wawe ukubyara usibye kuzaba ari kugusengera akarira nk'umubyeyi nyine ko abamama bo baranakunda byanyabyo ariko mama ntabwo uzagufasha uburibwe nukena mama ntabwo azajya gutunga ngo gukure muri ubwo bukene bwose urimo ugomba kurwana ku giti cyawe ukabaho niba utaragize amahirwe yo kubona umuntu ukubwira ibingibi ndi kubwira it's your time ni igihe cyawe cyo gufata umwanya ukikunda ukamenya ko nta myaka ibaho y'amahirwe mu buzima igihe cyose umuntu urashakisha amahirwe yo gutera imbere no kubaho neza kora ejo bundi abantu batarabona ikiganiro nasohoye ejo nababwiye ibintu business 10 ubwizo ni nkeya akora business nyinshi wakora guhera ku 50,000 kuzamura kandi ugakira niba utarakibona icyo kiganiro ugiye kuri YouTube channel yanjye cyangwa ugiye kuri YouTube yawe muri telefone wandikemo Mugeni Clarissa urabonamo video zanjye z'abastari hanyuma nurangiza ukora iki usacinge ibintu 10 nabwiye abanyarwanda cyatuma utera imbere ubaye uri mu Rwanda cyangwa uri mu Burundi cyangwa uri muri Afrika ufite ibintu byawe 20 by'abanyarwanda 30 40 50 100 kugeza kuri miliyoni business wakora kandi ugatera imbere soza rero niba ubona ko warangije kwangirika nta kizero cyifitiye ndakubwiza ukuri ko ikizere kiracyahari ntabwo urapfa mu gihe cyose ugihumeka uri umukandida w'amahirwe uri umukandida wo kubaho uri umukandida w'umugisha nakubwira ngo rekeraho kwiheba kuko nubyuka mu gitondo ukireba mu maso urasanga nta wundi muntu musa kwisi na niyo mpamvu ugomba gukora cyane kugira ngo uko kuntu wisa uniteze imbere wenyine so may God bless you reka mvuge ngo Imana ibaho umugisha hanyuma abantu mutarakora subscribe mukore subscribe abantu batarama comment nyabona mumbwira ukuntu mubona bimeze niki nahindura mu biganiro byanjye niki nashyiramo ese niki mubona nyine nakongeramo cyangwa se nagabanyamo uyu munsi yatembere ku mazi nkuko muri kuyibona ariko ndavuga ngo naga ari ngombwa ko nivugana njye nyine ko ibi byiza nyene kubi ujye ufata tayi mujye ku mazi uhumeke niba haturiye niba utanahaturiye usevinge ugende ufata umwanya uruhure mu mutwe stress z'ikigali ziba ari nyinshi stress zo mu kazi nabura ugire nk'iminsi 2 mu cyumweru nako 2 mu mwaka yo kurefreshinga your mind ureba amazi kunatembera ukwacaho uyarebe wikunde ugarura ubuzima bwawe so ndabashimiye rero kababwiye ngo ndabakunda ibihe byiza Imana wo mugisha ibarinde mu byo mukora ibongera amafaranga ibahi byiza byose bye bye ciao